Agafilime kacu k'uyu munsi tugatangiye mu rugo rw'abakire, abakire babandi bo hejuru cyane ariko. Umugore rwose hano yarabwiye abakozi bati mwese nsange mwagiye ku murongo. Ubundi ngira utuntu duto nganira namwe mbere yuko mutangira akazi. Ubwo abakozi bose bari batonze umurongo hano uko ari bane. Mwabuja wabo yaraje abicara imbere. Aranje aravuga ati ngaho mumpa amakuru ku yandi ukuntu mwese musigaye mwitwara muri iyi minsi, kuko nsigaye mbona mwitwara ukuntu kutari kwiza pe. Ati cyane cyane wowe nkawe Sunamani, ati bambwiye ko usigaye usinzira mu kazi. Ati urumva gusinzira mu kazi ari byo nibyo bikuzana hano? Barakwereka Sunamani uri hano yatangiye kwirebesha ku ruhande. Hanyuma Mwabuja aramubwira ati kureba ku ruhande ni wendi kuvugana nawe. Ese gusinzira mu kazi nibyo byakuzanye hano? Ubwo Mwabuja we niwe yarahereyeho. Umusore atega amatwi Mwabuja aranje aravuga ati gusinzira mu kazi se ngewe? Umusore hano asa nk'usekeje. Umusore yavuze ati Mwabuja ngiye rwose ataka akazi nkamazemo imyaka 10, ariko ahantu hose nigeze nk'uruzana bazi na hantu na hamwe nigeze nsinzira mu kazi pe. Ati ngenda kubwiza ukuri, ati inshallah umugabo rwose uri hano bita Sunamani ni umuyisilamu, akora ku gipangu hano muri runo rugo rw'uno mugore. Umugabo yarakomeje arahakana yivuye inyuma. Nyirabuja aranje aramubwira ati none se ushatse kuvuga yuko ngenda umubeshyi? Ati ushatse kumpindura umubeshyi, ushatse kuvuga ko ndi kukubeshyira? Ati gute watinyuka gukora ikintu nk'icyo ngicyo? Barakwereka muri ako kanya hano hari umukobwa rwose witwa Lola wari urimo kubeshya cyane, aravuga ati Mwabuja uyu nguyu ahubwo so gusinzira gusa, ibaze ko ejo bundi ari nge wagiye gufungurira abantu, we yisinziriye ndetse ari gucuranga n'imiziki myinshi iri kuzenguruka ahantu hose. Ati numvaga imiziki ikubita ngo po, imiziki ikazenguruka ahantu hose kugeza n'ubwo yageraga mu ngo z'abaturanyi. Ibaze nawe icyo kintu. Ni umukobwa witwa Lola hano urimo kuregana. Nsi yu Lola ni muntu ki? Barakwereka Nyirabuja yumvisha ibyo umukobwa mubwira, aravuga ati kumbe nuko nguko bimeze. Atagesakuriza n'abaturanyi ati yego si we wenyine, ati niwe n'uyu bita Agata. Uyu mukozi ubyibushye bamwita Agata, uyu wambaye akantu ka pinki bamwita Lola, hanyuma uraho hirya bamwita nde? Uraho hirya bamwita Rose. Uyu mukobwa witwa Lola yarakomeje araregana cyane, aravuga ati Mwabuja ngenda kubwiza ukuri rwose, ataba bombo kari babiri bajya bagira gutya bakagenda bakura n'igipangu bakaba bavugana n'abaturanyi. Agata yahise amubwira ati ariko Lola uri umusazi wowe? Ati gute watinyuka? Ati Mwabuja aratubeshyira rwose, ati njye ku giti cyanjye ibyo bintu ntabyo nigeze nkora. Lola uri hano araregana cyane rwose, ni umukobwa ubona ko yikunda abashaka gushyirishamo bagenzi be. Yaravuze ati Mwabuja ngiye ibyo nkubwira ni ukuri, ataba bombi babiri buri munsi ngenda bafata bashaka rwose kujya hanze y'igipangu, buri igipangu bari kuvugana n'abaturanyi. Uyu byibushye witwa Agata yahise amubwira ati ariko se uri umusazi gute watinyuka kumbeshyira? Agata aranje aravuga ati Mwabuja nkurahiye n'imbere y'Imana yuko nge narasohoka ngo njye kuvugana n'abaturanyi cyangwa se ngo nurire igipangu. Lola uri hano rwose yakomeje kubwira Mwabuja we amakosa menshi y'aba bakozi bakorana. Aranje aravuga ati ibyanyu nabyumvise, none se kandi noneho wowe ni iki wakivugaho? Ubwo abandi bahise bamwitegereza. Nyirabuja arababwira ati rero mwa bakozi mwe mwembi babiri ko babambwiye, ati nge nzigira mbifatira muri gukora icyo kintu cyo kugenda mukaba mwakurira igipangu cyangwa se mwasohoka mukajya kuvugana n'abaturanyi mu gihe cy'akazi kanjye. Buri wese cyamuzanye hano arakizi, nzahita mbasohora muri ako kanya mushaka kandi mujya gukora. Ati muba mugomba kumenya icyabazanya, uko muzindutse mukaza aha muba muje gukora ntabwo muba muje gukina. Rero muba mugomba kumenya icyagize icyabazanye hano. Ubwo rwose Lola yashakaga kwigira umwere kuri Nyirabuja, akaguma yikireza ati cyane rwose Mwabuja, ati tuzabikora nk'uko bivuze. Ubwo Sunamani nawe yarari kuvuga ati Mwabuja rwose ibyo bamvugaho ni ibinyoma, usibye ko bitazongera kuba. Barakwereka hano hari undi mukobwa mwiza witwa Rose. Nyirabuja yahise amuhamagara avuga ati Rose abandi nibagenda uze gusigara hano rwose, hari ibyo nshaka kuganira nawe. Umukobwa uri hano witwa Rose bigaragara ko Nyirabuja amukunda. Lola uri hano rwose yahise agira ifuhe, aranje aravuga ati none se Mwabuja ngewe rwose ntabwo nkeneye ngo mbe nasigara hano. Barakwereka abandi bahise bamwitegereza, baranje baravuga ati ariko se nkawe Lola warasaze koko? Rose uri hano yahise avuga ati mu mwihorere niko yemereye rwose uwo mukobwa, ubanza bari gutera brage Mwabuja. Nyirabuja akomeje ababwira arisira aravuga ati mwembi babiri nizere ko ibyo bintu babavuzeho bitazongera kuba, ati kandi mwese akazi kanyu mujye mugakora neza kuko nibyo biba byabazanye. Abakozi bose Nyirabuja arababwiye ati nibagende, ariko uyu witwa Lola rwose bose bamurakariye kuko yabashirishijemo kuri Nyirabuja. Yatinye kujyana n'abakeka ko bamukubita. Sunamani aranje aramubwira ati ariko se wagakobwe uri guhagarara mu biki, vaye tugende vuba uvuga ukuntu utinyuka ukatubeshyira.
ati n'ubundi ayo nayo wigira riga ntabwo uraza kuguma. Rora uri hano we akora amasuku mu byumba byose byo mu nzu, ndetse uyu Sunamani agakora kuri geti, hanyuma uriya witwa Agatha ubyibushye agakora hanze no muri jaride, ndetse agafasha uriya witwa Rose guteka, uriya usigaranye na nyirabuja. Barakwereka hano Rora yabonye bagenzi be barenze, aravuga ati noneho ubu ngubwo birenze nakiciraho ngahita njya mu masuku. Kumbe bari bamuteze Agatha ndetse na Sunamani, baravuga ati wagakobwe vuye tukujyane utubwire neza ukuntu utinyuka kuterega kuri mabuja ku makosa nk'ariya, kandi abakozi baba bagomba gukorera hamwe. Barakwereka Rose hano yasigaye ari kugaburira nyirabuja rwose wabonaga ko ari kurya ari no muri telefone ubona ko ameze neza. Rose arangije aramubaza ati none se mabuja hari ikindi rwose waba ukeneye icyo kurya ngo nyikuzanire? Nyirabuja arangije aramubwira ati wapi rwose, ati urakoze cyane, atariko uzi guteka, ati ibiryo byawe ndabikunda pe. Umukobwa uri hano arangije arashimira. Nyirabuja arangije aramubwira ati ni ukuri rwose uzi guteka, kandi niwumva mbisubiyemo wumve ko nashimye, ati nta kibazo rero ubu nasoje nta bindi nari nkeneye. Umukobwa uri hano rwose nubwo ari umukozi wo mu rugo ariko ni umukobwa mwiza, ubona ko na nyirabuja amwikundira kubera imico myiza ye. Nyirabuja muri ako kanya yaramubajije ati none se Rose we, ati haba hari umugabo wigeze ugira mu buzima bwawe? Umukobwa arangije aravuga ati mabuja erega njyewe ndi isugi nta mugabo n'umwe nigeze ngira. Nyirabuja yahise atungurwa kumva umukobwa avuze iryo jambo, aturi isugi, ati okay ntari bigendere. Umukobwa arangije aravuga ati cyane rwose, ati murakoze reka ngende. Gusa nyirabuja yakomeje amuhamagara aravuga ati none se uvugishije ukuri koko ko uri isugi nta mugabo n'umwe murahura? Nyirabuja yaramwitegereje aravuga ati mu by'ukuri biratunguranye kubona hakiriho abakobwa b'amasugi batarahura n'abagabo, ati ariko nta bindi byinshi nuko nendaga kumenya ibyo gusa, ati nta kibazo rwose wagenda, ati ariko mu by'ukuri uri intwari kuba warihanganye ukaba ugeze izi saha ukiri isugi n'ukuntu abakobwa muri iyi minsi basigaye barabaye. Nyirabuja yasigaye yibaza ati se uyu mukobwa nta kuntu nazamushyingira umuhungu wanjye koko? Umva ibintu nyirabuja w'uyu mukobwa atangiye kuba yatekereza, kuba yafata umukozi we akamushyingira ngo umuhungu we uba hanze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyirabuja yaravuze ati mbega umukobwa mwiza, ati Rose rwose ni umwana ukwiye umuhungu wanjye, ati umuhungu wanjye ntabwo ngomba kumuhereza abantu nazi, niyo mpamvu uyu mukobwa nshobora kuzamumuhitiramo. Barakwereka umugore yasigaye hano, gusa ibyo nibyo yatekerezaga, ntabwo umukobwa Rose rwose yigeze abimenya. Nyirabuja yigumiye muri fone, abakobwa nabaga akazi kabo baragakomeza. Mwibutsa gukanda subscribe ugeze kuri iyi YouTube channel bwa mbere kugira ngo inkuru zose dushyiraho buri munsi zijye zigushyiraho ku gihe. Barakwereka twigarukiye kuri Roza wacu hano mu gikoni, yari arimo guteka rwose ubona ko ibyo kurya ari ibintu bye, agenda aririmba uturirimba ati shimwa mana warakoze, ati wamaye mu mabuja mwiza, ndateka ibiryo akabikunda ndetse akabishima. N'uturirimba ari guhimbiraho namwe iby'abakozi murabizi, yiha kamunare kugira ngo arebe ko nibura yateka vuba vuba. Umukobwa rwose hano yakomeje akata imboga, hanyuma Rora wa wundi ugira umushiha kubi ndetse ugira n'ishyari abaragarutse, bigaragara yuko babagenzi be batamworoheye. Rora arangije araza aramubaza ati none se Rose we, ati bimeze bite, ati uri seriye? Rose aravuga ati ariko se Rora wandetse nkitekera ufite ikihe kibazo? Ati ufite ikihe kibazo? Rora arangije amubaza ati none se ushaka kurwana nanjye cyangwa? Ati mbwira niba ari no kurwana umbwire turwane. Ati agakobwa gatoya nkawe katagira isoni, ati gute watinyuka ukagenda ukabwira mabuja ngo uri isugi kandi ntabyo yakubajije? Bivuze ko Rora uri hano rwose yari arimo kumwumviriza. Ati ugatinyuka we nta n'isoni, mabuja arakubajije ngo hari umugabo waba aragize mu buzima bwawe nawe ukakuraho ikijambo ngo ndi isugi? Ubwo se urumva ibyo bintu ko ari bibiri hari ahantu bihuriye? Kuba uri isugi no kuba hari umusheri cyangwa se hari umuntu wigeze ugira, kuki utashubije ibyo bakubajije? Ati nkajya kumva ndumva uravuze ngo ndi isugi nta n'isoni. Ese ubwo wumvaga nta kibazo biguteye kuba wasubije ikijambo nka kiriya? Rose arangije amubaza ati ariko se wowe ibyo navuze bigutwaye iki kandi? Rora uri hano rwose wabonaga yuko abakozi baha muri uru rugo bose abashaka kubirukanisha, abafite umushiha rwose uba wamurenze. Rose aramubwira ati ariko se wamviriye muri office cyangwa se wamviriye mu gikoni, buri wese hano ko afite akazi ke ukajya mu kazi kawe koko? Rora yakomeje kumuhakanya aravuga ati ariko wagakobwa we, ati uragasaze mu by'ukuri, ati se buriya wabwiraga mabuja ngo uri isugi kugira ngo bigende bite? Kugira ngo akongeze umushahara se? Atari buriya natwe turi amasugi, atari ko se ko tutagenda ngo tubivuge? Ati kandi wasanga buriya w'umuntu agukuyemo n'ubusa yasanga ibintu byose byararangiye kera utari n'isugi, ariko ukifata ukagenda ukubwira mabuja ngo uri isugi. Rose rwose yahise abaza Rora ati ariko se Rora,
ati reba bari abagenzi banjye ibintu wabavuzeho, ati none ntabwo byakunyuze unsanze no mu gikoni, ese baguha akazi gakeya niyo mpamvu uba wabuze ibyo gukora wirirwa ugenda kuri buri muntu bakugize maneko muri uru rugo. Rora arangije aramubwira ati umva reka ibyo bintu urimo, njye nshaka ko tubiganiraho nk'uko wabibwiye mabuja ngo uri isugi, nshaka ko nanjye ubinsubiramo rwose ukambwira kuri yo. Rose arangije aramubwira ati yego ndiyo nyine, ati niba muba mwaritwaye nabi mukagenda mukiyandarika ntukagire ngo natwe nuko. Rora arangije amubaza ati none se ni bande bitwaye nabi? Ati ushatse kuvuga ko muri iki gihugu ari we mukobwa yitwaye neza? Ati humura ibyawe byose ndabiziye. Ati uratinyuka nta n'isoni ukajya imbere ya mabuja ngerega mabuja ngo ngende isugi, ubwo se wumvaga nta kibazo biguteye? Ati cyakora buriya noneho wanyumije. Ati yega isugi we ngo gaho guma aho ngaho turebe. Ubu buri muntu wese ngo muhe mu muhanda ugenda umubwira kuri isugi. Rose yasigaye aho ngaho yumiwe kubera ibigambo byose Rora yaraje mu gikoni amubwira. Rose asigara avuga ati ariko uriya mukobwa ni umusazi gute atinyuka koko? Ati abantu bose aba yabatesheje umutwe. Umukobwa yarakomeje yikorera akazi ke, gusa Rora uri hano ntabwo bose aba boroheye, abe Roza abe Agata ndetse na Sunamani. Barakwereka twigarukire hano hanze, hari undi muryango batwereka akana gatoya kari kurya ibyo kurya, mama wako nawe ari aho ngaho rwose arimo kudoda. Umwana yakomeje arya, gusa urabona ko ibiryo ari kurya ari ibiryo biciriritse, hano ibiryo aba ari ibyibura. Umubyeyi yari ari harimo gutekereza ati ariko se uyu mwana wanjye koko azabaho gute, zakomeza kumwicisha inzara kugeza ryari? Ati nibura icyama nk'umukiriya umwe basi umwenda nkamudodera, umwana wanjye ngamutekera ibiryo bizima basi akaba yarya. Gusa umubyeyi uri hano nyamara nubwo ari gutekereza umwana we bigaragara ko we aba atanariye, ahubwo nyine namwe iby'ababyeyi murabizi buri kanya baba bari gutekereza abana babo. Umukobwa uri hano bigaragara ko ashobora kuba yarabyaye ari muto ndetse udafite n'umugabo, ntabwo turamenya uwo ari we ngo isahuriye he n'iriya famiye irimo bari abakozi bose. Muze gukurikirana muragenda musobanukirwa akantu ku kandi. Umukobwa yakomeje kwibaza ati koko ndaza kubaho ne n'uyu mukobwa wanjye? Ati si ubuzima bw'uyu mukobwa wanjye bufite irihe herezo koko, sinaba ndi kubwangiza koko? Ati mana ndakwinginze umfashe kandi ufashe n'umukobwa wanjye, umpa abakiriya ndodera imyenda mbe nabona amafaranga yo kuba rwose nagurira ibyo kurya umukobwa wanjye, ndetse mbe namugurira n'imyambaro yambare, dore uriya mwenda ahoramo n'umwe. Ese namwe murabizi ku muhanda rimwe na rimwe ibintu ntabwo biba byoroshye. Hano yategereje abakiriya umunsi wose, yaburiwe ibibazo ni byinshi mu mutwe we ndetse ari gutekereza n'ibintu byinshi. Hano barakwereka uko yakihebye ari aho ngaho ku muhanda rwose ategereje abantu kubw'Imana no kuguma asenga amasengesho menshi. Yagiye kubona haje umukiriya, haje umukobwa rwose afite umwenda, aramubwira ati ahangaha mfite imyenda ibiri kandi yose yaracitse, ati nkeneye kuyindodera rwose. Ati wakana watumeze ute? Akana karangije karamusubiza ati meze neza madamu. Umudamu arangije akabwira ati wakana ugira peti, gusa uyu mudamu uri hano rwose w'umukene ufite ibibazo byinshi ntituramenya neza ngo ninde ndetse ahuriye hehe n'iriya famiye, ahuriye hehe n'abari abakozi abe Roza cyangwa se abe Rora. Barakwereka umugore wari uje hano kudodesha, yaramubwiye ati mfite imyenda ibiri, ati kandi uze kuyinkorera neza nk'uko bisanzwe. Ati none si imyenda yanjye nayitahana kandi? Ati ko nashakaga kuba nayicyura. Gusa umugore uri hano twe twumvise ko yifitiye ubukene bw'amafaranga, muri ako kanya yahise amwemerera avuga ati nta kibazo rwose imyenda yawe uri buyicyure. Barakwereka Rora yaraje gukora amasuku hano mu cyumba cya nyirabuja, arangije yumva nyirabuja ari kuvugira kuri telefone ari kuvuga ati cyane rwose, ati baze ko yambwiye ko ari n'isugi, bivuze ngo nyirabuja ni Roza ari kuganiraho, sinzi umuntu bari kuganira kuri telefone. Ubwo Rora baraje atangira kubyumviriza. Nyirabuja yaravuze ati rwose uriya mukobwa ibaze kuba ari isugi, ati ni ukuri yiyitayeho iki gihe cyose pe, ati nta wundi muntu ngomba gushyingira umuhungu wanjye uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rora yarabyumvishe noneho ishari rirazamuka, umujinya uragenda umubana wose, aribaza ati bishoboka bite se kandi mwabuja ari kuvuga ko agiye gushingira umuhungu we wenyine afite, akaba yamushingira uriya mukozi dukorana ngo ni Roza? Ati ibi bintu ntabwo ngomba kubyemera pe. Ibyo nibyo Rora arimo gutekereza. Nyirabuja yakomeje aganira uwo aganirira, aramubwira ati rwose uriya mukobwa atateka neza, ati ni mwiza ahantu hose, ati uriya mukobwa yaba ijwi rye yaba ukuntu aseka, ati ndabizi neza ko umuhungu wanjye azamukunda pe, ati hakiyongeraho n'icyo cyo kuba ari isugiho bikaba akarusho. Rora rwose nk'umukozi wanga bagenzi be ayo makuru yaramubabaje, akimara kumva ibyo ahita akomanga yigira nkaho nta kintu na kimwe yumvise. Yari azindutse aho ngaho aje gukora amasuku. Nyirabuja aramubwiye ati nta kibazo rwose injira, ariko Rora arakomeza arumva, yumva nyirabuja ari kuvuga rwose Roza, wumva ko amuvuga yishimye. Mwibuke Roza ni wa mukobwa bakorana
umwabwiye nyirabuja ko ari isugi. Rora yahise yinjira mu cyumba. Nyirabuja arangije asuhuza nyirabuja ati mwaramutse mabuja, ati rwose narinje mu kazi. Nyirabuja yahise abwira umuntu bavuganaga kuri telefone ati buretse ndaza kukuvugisha. Arangije abibaza Rora ati wagakobwa we, kubera iki waza mu kazi izi saha koko, iki gihe cyose wari uri hehe? Rora yahise abwira nyirabuja ati mabuja unyihanganire rwose, ati mu muhanda habayemo traffic nyinshi cyane, ati byatumye nyererwa. Nyirabuja arangije aramubwira tuzongera kuza mu kazi aya masaha, atuzansobanurira neza aho wari uri kandi izo mpamvu uri kuma ntabwo nzazemera. Nyirabuja yasubiye kuri telefone arongera ahamagara uwo bavuganaga, agenda amuvugisha ati cyane rwose, ati ndabizi kandi nawe ndaje nkohereza amafoto ye, atuzamwishimira. Bivuze ngo ninde bari kuvuga ni Rose. Rora rwose yasigaye hano si ugira ishyari kubi, yasigaye hano ishyari ryamurenze, ari kuvuga ati ibi bintu bishoboka bite? Ati Rose umugore w'umugabo wo muri uru rugo atakegukana imitungo yose, ati se si hari njyewe, si hari Agatha, si hari abandi bantu bose, ati reba ukuntu ndi mwiza, ati kubera icyo atandeba, ati yarangiza kari agakobwa kubera ko kamwishe mu mutwe kakamubwira ko ari isugi, atagiye kugashyingira umuhungu we. Ati gute ariko ubundi ibi bintu natuma biba, ati nanjye apange mpanga, ati kiriya gikobwa ntabwo kigomba kumenya ibi bintu, ndetse uwo muhungu agomba kuza uriya mukobwa yaravuye he, yaravuye muri uru rugo aryenjye. Umve rero ukuntu atangiye gupangira Rose kubera ko yumvise ko Rose bamufiteho imipango myiza. Nyirabuja yamukunze avuga ko ari mwiza, ateka neza ndetse ari no kumushimagiza. Ati kubera icyo atavuga njyewe koko, ati ubu ngubu Rora ndi mubi, ati ariko kari agakobwa kamwice mu mutwe, ati niko ashaka gushyingira umuhungu we, ati ibi bintu ntabwo ngomba kubyemera, ngomba gushaka icyo nakora nanjye, ati ntabwo ngomba kuba umuswa pe, ati buri kimwe cyose gute bakintwara, ati uriya muhungu we niba ari n'umuha umukozi we ni njye yakamuhaye, ni njye ukora mu cyumba cye, ni njye ugira amasuku, ati ni njye ufite buri kimwe cyose umuhungu we yakenera, ati se ubu Rose afite iki koko? Umva umukobwa rwose uri hano ukuntu ishyari rye rimurembeje. Yahise avuga ati ngiye gushaka ikintu nkora rwose, singomba gutuma ibi biba pe. Ese ni ibiki uyu nguyu Rora arimo gupangira Rose? Twumvise ko amugiriye ishyari atatuma Rose ashyingirwa rwose umuhungu wo muri uru rugo kandi ari umukozi bakorana. Rora akiva gukora amasuku mu cyumba cya nyirabuja yahise aza hano rwose kureba Rose, ariko twe turabizi ko atagenzwa na kamwe. Rose akimubona kubera akazi ko bashwanye ku munsi w'ejo yaramubaje ati ariko se nkawe hanuje gukora iki? Umukobwa aranje aravuga ati humura rwose ntago ngarutse kukubaza niba uri isugi, ati twese hano ibyawe turabizi. Rose aranje aramubaza ati ariko se Rora nta na rimwe waza utuvugisha neza hano mu kazi, ati abakozi twese twagutwaye iki? Rora nawe aranje arababaza ati ariko se ubundi ngiye mubona batwaye iki? Rose rwose yamurebanaga umushiha nawe kuko yaramurambiwe uyu mukobwa uburyo cyateyemo, aravuga ati wa mukobwa icyakora waranyubiye. Rora aranje aramubwira ati rero mabuja aravuze ngo ugende umutegereze mu cyumba cye aragukeneye. Muri ako kanya Rose uri hano yahise afata telefone ngo ahamagare nyirabuja. Rora aranje amubwira ati nta mpamvu yo kumuhamagara, ati genda rwose umurebe mu cyumba cye aragukeneye. Ariko Rose muri ako kanya yarikanze aravuga ati none se kuva ryari mabuja amamagara ngo musange mu cyumba cye? Ibiryo ko nzi ko nabimushyiraga muri dining, kuva ryari mabuja ashaka ko musanga mu cyumba cye? Rora aranje aramubwira ati okay noneho niba utumva ibyo nkubwira byihorera ubwongo bwo uri kumva yuko mbyitumye. Akwereka muri ako kanya Rose yahise yumva ibyo Rora amubwira, ngasange nyirabuja mu cyumba unatamusangamo abamutegerejemo. Barakwereka Rora yasigaye hano avuga ati se ubundi kari agakobwa ni gute nari kukagenza? Atereka noneho kagwe mu mutego wanjye turebe ko kazashyingirwa uriya musore wo muri uru rugo karirukana. Numbaze ngo ni ibiki Rora ari gupangira Rose uri hano? Barakwereka rwose Rose yaraje mu cyumba cya nyirabuja, aranje arahamagara ati haba hari umuntu urimo? Ati mabuja, ati rwose nari nkwitabye, gusa twe turumva mu cyumba nta muntu n'umwe uri gukoma, bivuze ko nta muntu urimo. Umukobwa rwose yarakomeje arahengereza, ariko Rora yamubwiye ngo nyakwabuja numubura uze guhagarara mu cyumba ube wamutegereza. Umukobwa rwose yaraje arahagarara hano ategereza nyirabuja, ariko araheba. Amaze umwanya munini ategereje, bigaragara yuko Rora yamubeshye kugira ngo amuture mu mutego we. Ese ni uwuhe mutego ashaka kuba yamuturamo? Umukobwa rwose yamaze umwanya munini ndetse nk'isaha yose ahagaze mu cyumba, ariko nta muntu n'umwe yigeze abona. Atangiye kwibaza ati se uyu mukobwa Rora ntiyaba mbeshye? Barakwereka twigarukire hano kuri wa mutayeri wacu tutaramenya ngo ninde. Yari ari hano rwose ubona yuko ahantu akorera naho atuye. Yaje hano ku muhanda ahamagara wa mwana we w'umukobwa yibaza ati se umwana wanjye kandi yaba agiye hehe?
ati mukundwa uri hehe ko nakubona wagiye gukinira hehe? Yaraje hano rwose adodera abaha umukobwa we, atangira kwibaza ati se kandi umukobwa wanjye yaba agiye hehe? Umugore byaramucanze azenguruka ahantu hose, atangira gushakisha umwana we aramubura. Yagiye ahamagara umukobwa w'inzira yose, amuhamagara ati mwana wanjye turi hehe? Ati wagiye gukinira hehe ko nakubona koko? Umubyeyi agize kuba afite ibibazo by'ubukene bimurembeje, none reba muri aka kanya ahise abura n'umwana we. Yaje yirukanka umuhanda wose ngo arebe ko yabona umukobwa we. Barakwereka muri ako kanya Landirodi we uwo acumbikiye mu mazu bahise bagongana. Araje aramubwira ati ndi gushaka umukobwa wanjye twaza kuvugana mu kanya. Landirodi we yahise akeka ko ari kumukwepa. Araje aramubwira ati tuvugana iki? Ati tugende none ahuma amafaranga cyangwa se nutayamunsohokere mu nzu. Umukobwa araje aramubwira ati ndakwinginze rwose mbabarira. Ati umukobwa wanjye twari turi kumwe harandamubura. Ati ikindi kandi n'amafaranga nayo mfite. Ati wakihangana rwose ukazagaruka ejo. Landirodi we yanze kwihangana aramubwira ati ariko si ibyo uri kumbwira we ni ibiki? Umugore uri hano nawe yifitiye stress, umwana we muri ako kanya aramubuze. Agiye guconga ajye kureba umwana we, Landirodi we aramuhagarika turakiye kuri kujya hehe? Umugore aramubwira ati ariko si ukumva ni kukubeshya? Ati kandi ikindi singiye kukubeshya n'amafaranga nayo mfite, mfasha uzagaruke ejo pe. Ati muri aka kanya sindi gutekereza neza kuko umukobwa wanjye maze umwanya namubona. Umugore yari giye yirukanka ahamagara umwana we, muri ako kanya ajya kubona abantu baje birukankana umwana we. Ese umwana we yabaye iki? Umugore yaje yirukanka atera induru, barakwereka kana ubanza kari karwaye. Abaturanyi hano baje bakirukankana ndetse bose bahita binjira mu gipangu. Landirodi wabo nabo barabakurikira ngareba ibibaye, ndetse we yarazi kuri mugore arimo kumuteka imitwe. Barakwereka twigarukire hano muri rwa rugo rw'abakire rwacu urimo babakozi. Nyirabuja hano sinzi icyo yari ari gushaka mu mazahabu y'imikufi yari afite hano ndetse n'impeta n'ibikomo bihenze hano. Nyirabuja yakomeje afungura areba mu bintu byose yibaza ati ariko se ubu ngubu kari hehe? Numbaze ngo nta gake ari gushaka. Barakwereka yarakomeje arashaka ariko ahamagara nande, ariko ahamagara na Rora kuko Rora niwe ukora amasuku hano mu cyumba cye. Numbaze ngo Nyirabuja ise ni igiki yabuze? Kandi twe twasize wa mukobwa ngo ni Rora ari gupanga ngo hari ikintu agiye gukorera Roza kubera yuko yumvise Nyirabuja avuga ko rwose Roza yamukunze agomba kuzamushyingira umuhungu we uri hehe, uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukurikire muraza gusobanukirwa akantu ko kandi mwibutsa gukanda subscribe na none utarayikanda kugira ngo inkuru zacu dushyiraho buri munsi zijye zigushyikiraho ku gihe. Shyira igitekerezo cyawe muri comment kandi kugira ngo tujye tumenya ko twabanye kuva ku ntangiriro y'inkuru kugera no ku musozo wayo. Barakwereka umudamu uri hano rwose yahise ahamagara abakozi be aravuga ati Rora muze hano rwose hari ikintu nshaka kubabaza. Umugore yarababwiye ati ko mbizi karimwe mukora hano mu nzu abandi bakora hanze, none nkaba nabuze agashaneti kanjye kaba kagiye hehe? Ati se mwembi babiri ko muhakana nta n'umwe ushaka kwemera? Ati mwaba muza ku gashaneti nabuze icyo kamaze? Ati rwose hano mfitemo amazahabu menshi, mfitemo ibintu byinshi mwari gutwara, ariko iyo zahabu yindi yo itandukanye n'izi zose mureba. Ati ako gashaneti ni umuhungu wanjye wakamaye ku munsi w'isabukuru y'amavuko yanjye. Ati rero gute mwatinyuka kuba mwantwarira shaneti? Disi Roze w'ibintu nk'ibi byo kuba yashinzwe amakosa ntago abimenyereye yatangiye kurira aravuga ati mabuja njyewe rwose ntago nakora iryo kosa pe. Nyirabuja yari yarakaye cyane aravuga ati gute ko mudashaka kunsobanurira? Roze arangije ararahira aravuga ati mabuja nkurahiye imbere y'Imana n'ukuri ntago iyo shaneti yawe nigeze nyibona pe. Nyirabuja yaramwitegereje rwose umukobwa ararira cyane atera induru aravuga ati ndavugisha ukuri yuko iyo shaneti nta niyo nzi. Nyirabuja arangije aravuga ati none se Rora bite ko we nta kintu uri kubivugaho? Rora arangije aravuga ati mabuja rero urabizi, ati rwose ngiye maze igihe kinini nkora muri iki cyumba cyawe ni nanjye wageragamo njyenyine. Ati none ku munsi wa mbere Roze uyu nguyu yaje mu cyumba cyawe nibwo wabuze shaneti. Ati se none mabuja urumva rwose iyo shaneti ari nde wayitwaye? Maze igihe kinini nkoramo hano none uyu nguyu wajemo bwa mbere hahita haburamo ikintu. Nyirabuja aravuga ati okay none ushatse kuvuga ko rero uwo waje mu cyumba cyanjye bwa mbere ari we wayitwaye? Umukobwa ati cyane rwose, ati ni Roze uyu nguyu ni umujura. Wumve kandi twe turabizi neza ko uyu mukobwa Rora ari we wapanze kugira ngo aze gukora iki, aze kuba yabeshyira uyu mukobwa. Uribuka ko yamubwiye ngo aze muri iki cyumba nta kintu na kimwe aje gukora. Umukobwa yatangiye kurahira kandi koko byumvikanaga nk'aho icyaha kiri kumuhama kuko nta kuntu yaba ashyitse muri iki cyumba ari ubwa mbere hagahita haburamo ikintu yarangiza akagihakana. Rora yarakomeje aravuga ati mabuja rwose njyewe ndakubwiza ukuri yuko buri gihe iteka abajura ni gutya baba bameze. Ati umujura iyo abonye mwamuketse atangira kwiriza nk'ibi ngibi Roze arimo gukora.
ati Roza ngenda bizi neza ko ari we watwaye Shanete yawe, ariko twe turabizi rwose uyu mukobwa Roza ni inzirakarengane ndetse uyu Rora mugenzi we arimo kumubeshyira. Nyirabuja aramubaje ati Roza we wari iki aho ngaho kurira ukambwira ahantu washyize Shanete yanjye? Rora uri hano yarakomeje aramubwira ati Roza wowe ushaka wasezera. Muri ako kanya Nyirabuja yahise ahamagara Agata ngo azane ibikapu byabo bose babasake, ariko Roza akomeza avuga ati mabuja rwose ndakwinginze mbabarira nta kintu nzi ku bya Shanete yawe. Nyirabuja yahise abaza Agata ati none se Agata we iyo ngiyo uhereyeho ni iyande? Ati rwose iyi sakoshi ni iya Rora uri hano. Rora aranje aravuga ati ariko ngenda abizi neza ko nayanatwaye, ariko mu by'ukuri Rora arabizi ndetse azi n'ahantu yayishyize. Barakwereka bahise bafata ni bage ya Roza. Nyirabuja aramubaza ati si yo yindi ufashe ni iyande? Ati iyi ngiyi ni iya Roza, iya Rora tubonye yuko nta kintu kirimo. Barakwereka muri ako kanya Roze bahise bafungura ivarisi yiwe ngo barebemo Shanete rwose bayisanga hejuru. Agata yahise yikanga aravuga ati mane yanjye ibi bintu bishoboka bite? Nyirabuja yahise avuga ati Roza narinzi w'umwana mwiza. Disi icyaha cyari kimuhamye, ariko twe turabizi ko uyu mukobwa ngo ni Roza arengana ahubwo ari uyu nguyu Rora wayishyizemo. Roza yashatse kuvuga ko ari Rora wayishyizemo. Rora arangije aravuga ati rwose wagakobwa yenda kwiyamye, ati ngiye naho murira n'abajura. Rora arangije aravuga ati ngiye nari mbizi rwose, ati nta kuntu umuntu yari gushyika mu cyumba bwa mbere tukabura ikintu yarangiza akagihakana, ati bishoboka bite? Muri ako kanya Nyirabuja yahise avuga ati ibi bintu bishoboka bite koko? Yahise akubita urushyi rwiza Roze arangije aramubwira ati wamujura we gute watinyuka kuza mu cyumba cyanjye bwa mbere ugahita unanyiba? Umukobwa Disi yaryamye hasi asaba imbabazi. Nyirabuja yanga kumwumva kuko nawe hano rwose utazi uko byagenze ntago wamwumva. Nyirabuja yahise avuga ati wa mukobwa nta kindi kintu uvuze, ati haguruka vuba vuba mubone baguterura bakurenza igipangu uhita utaha ubu ngubu nta kazi ugifite hano. Kandi nyamara twe turabizi ko uyu mukobwa arengana, byose biguterwa n'uyu Rora bitewe n'ishyari yamugiriye. Umukobwa yarabwiye Agata abwira na Rora aravuga ati mwansabiye imbabazi koko mwambwiriye mabuja ko nari umujura. Gusa ntabwo bari kumusabira imbabazi n'ubundi. Nyirabuja yari yasoje kuvuga ndetse uyu nguyu Rora ni nawe wari umushyirishijemo rwose, niwe wari wafashe iriya Shanete ya Nyirabuja ayishyira mu ivarisi ye. Umukobwa rwose yikubakubye hasi asaba imbabazi. Rora uyu nguyu yafasha na Nyirabuja kuba bamusohora hanze rwose kuko n'ubundi nibyo yifuzaga, ni nayo mpamvu yamugambaniye. Umukobwa rwose byaramurenze ararira hatera induru aravuga ati mabuja urabizi nakubereye umukobwa mwiza, nagutekeye neza, nagukoreye buri kimwe, ndakwinginze rwose ubuzima bwanjye n'uburangize gutya nta handi hantu mfite ho gukora pe. Umukobwa Disi yateye induru yikuba hasi, ariko n'ubundi nta kundi byari kugenda. Nyirabuja yahise abwira Agata ubona ko ari we w'igisoro urimo ati musohore rwose. Rora nawe arangije aravuga ati reka ngufashe kugasohora aka kajura, kandi nyamara twe turabizi neza ko uyu mukobwa Rora ari we wagambaniye Roze atari umujura. Nyirabuja rwose yararakaye ko umukobwa yari yakunze, umukobwa yari yizeye, umukobwa yafataga ko agiye gushyingira umuhungu we asanze ari umujura. Gusa icyo atazi ni uko uyu mukobwa bamugambaniye kugira ngo ave muri uru rugo atazamushyingira umuhungu we. Umukobwa rwose yarikubye arijugunya, ariko n'ubundi Agata uri hano yamurushaga imbaraga, yagombaga kumusohora rwose akava hano muri uru rugo. Undi mukobwa yasigaye hano avuga ati mabuja urakoze rwose kuba ubikemuye mu mahoro. Gusa nyamara nubwo Rora ari kuvuga gutya turabizi rwose ko ari we wakoze ibi ngibi. Nyirabuja yasigaye yibaza ati gute Rora nari nizeye koko yankora ikintu nk'iki? Barakwereka Rora yasigaye hano aravuga ati mabuja rwose wihangane kubw'ibyabaye, ati ariko njye n'ubundi nari nakubwiye. Rora agarutse hano kuba yagira andi mateka arenzaho. Nyirabuja aramubwira ati oya nta bindi nkeneye kubwira, ati genda rwose mugende nkeneye kwitekerezaho. Agakobwa gahita kigira nk'akere karagenda. Tugaruke hano kuri aba bakene bacu. Uyu nawe umukobwa we bamumuzaniye rwose yarembye bamukuye mu muhanda yikubise hasi. Umugore hano yatangiye kuvuga ati se mu by'ukuri umwana wanjye ndaza kumuvuza iki koko? Ati Landirodi nawe amereye nabi ngo amafaranga y'inzu abakiriya ntago bari kuboneka arankorera kuri atoriye. Ati se ubu koko ndaza gukora iki? Ese uyu mugore turi kureba ufite ubukene bwinshi ndetse ufite n'umwana ahuriye he na Roza uriya uhuye na biriya bibazo byo kuba bamwirukanye bamubeshye kandi yari agiye kwibonera amahirwe yo kuba yashyingirwa ku muhungu wa boss? Ese uyu mugore nanone yaba ahuriye hehe na Nyirabujuriya? Mukurikire turaza kugenda dusobanukirwa akantu ku kandi. Barakwereka uyu mugore twabonye hano yari ari hano mu nzu rwose ibibazo byamurenze nka saa 9 z'ijoro rwose akanuye ajya kumva yumva baramukomangiye. Arangije arabaza ati se ninde kandi? Muri ako kanya yahise avuga ati ni Landirodi. Ati kingura rwose nkubwire. Landirodi we yaje kumureba nka saa 9 z'ijoro
gusa mu by'ukuri arwaje umwana we hano ararembye, nta mafaranga na make afite yo kuba yavuza umwana we. Umugore yaravuze ati ndaje rwose, ariko nari nakubwiye ko nta mafaranga mfite. Umugore barakwereka yarambitse akana hasi, akana kararembye kari hafi no kumupfiraho, yabuze amafaranga yo kuba yakavuza. None dore mu ijoro Landirodi we nawe aje kuba yamureba. Umugore yashyize umwana waho ngaho, aramubwira ati mwana wanjye rwose ndaje, inzu babamo hano ni icyumba kimwe, n'ubundi ni ugukomanga, aho ukomanza akaba ariho ku cyumba, ari naho muri salo. Umwana yaryamye hano rwose ubona ko muri uru rugo ubukene ari bwose. Umugore araza arakingura, mu gufungura abona ni Landirodi we. Arangije aramubaza ati none se sinari nakubwiye ko uza bwakeye tukavugana, ati kubera icyo uje hano iri joro? Landirodi we rwose ubona ko afitemo ubuhehesi bwinshi yaravuze ati se aturareba buriya rega narinje ngo turebe uburyo twabivuganaho mu mahoro, atatari muri bwa buryo bw'intambara nabivugagamo. Umugore yatangiye kwikanga aribaza ati si ibintu uri kumbwira kandi ni ibiki? Ikigabo kiri hano kirangije kiramubwira turareba uri umugore nanjye nkaba umugabo, atari uburyo twabikemuramo, amafaranga y'uku kwezi ntuzayishyure. Umugore yarikanze yumvise yuko Landirodi wari kumusaba ko baryamana, kandi uyu mugore disi yifite n'ibibazo byinshi. Abanye amafaranga y'inzu nayafite, ndetse n'umwana we ararwaye ararembye. Landirodi yivugishije menshi aca hirya no hino, ariko wumva ko n'ubundi ari kumubwira ati reka tube twaryamana, hanyuma amafaranga y'uku kwezi nyakurekere rwose sinzazi kuyakwishyuza. Ati ibyo ngibyo si ikintu cyoroshye. Landirodi yatangiye kumwegera, umugore yari yikanze ameze nk'uwakubiswe n'inkuba. Arangije aravuga ati oya igira rwose, gute watekereza ibyo bintu koko? Ati uzi ko nta mutima ugira? Ikigabo bakikibwira gutyo cyahise kirakara cyane. Umugore aravuga ati mu by'ukuri ndagusabye ntago nakora iryo kosa, ntago nakora ibyo bintu. Urabizi ko uri umugabo mukuru uranduta, ufite umugore wawe ndetse n'abana, kandi nanjye mfite umwana wanjye ngomba kwitaho. Landirodi we yahise arakara avuga ati okay, ni ibyo ngibyo umbwiye se ngo mfite umugore ngomba kwitaho? Ati rero urabizi ko umugore wanjye n'abana banjye mbitaho kubera amafaranga yawuma. Ati none kuko utayamaye se urumva biraza kugenda bite? Ati rero nze kuzinuka mu gitondo nagusanga mu nzu zanjye, niba wumva yuko tutaryamana ngo ngukuriremo amafaranga y'ukwezi kumwe. Ese uyu mugore biraza kumugendekera bite? Ese Roza we birukanye kandi yari yigiye amahirwe yo gushyingirwa umuhungu wa boss, biragenda bite? Reka duhure muri episode ya 2 turebe ukuntu iyi nkuru yacu iri buze kurangira.